Umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe. Abahora igice cya 11 umurongo wa 9. Kwizera niko kwatumye ab'umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema ya Isaka na Yakobo, abaraganywe nawe ibyo byasezeranijwe. Aburahamu ava mu gihugu cy'iwabo, yari yerekeje Kanani nk'uko Uwiteka yari yamutegetse. Agezeyo Uwiteka yaramubonekeye, amubwira ko icyo gihugu azagiha urubyaro rwe. Yatuyeyo nk'umusuhuke, aba yari umushyitsi, nyamara abizi ko icyo gihugu ari isezerano rye. Amaze kubyara yarinze apfa akiri umusuhuke, ndetse n'umwuzukuru we yapfuye atarazwi icyo gihugu cy'amasezerano. Kwizera konyine niko kwatumaga baguma mu kubaho ubuzima bw'abashyitsi mu gihugu basezeranijwe. Ntibigiraga bitotoma ngo babwire Imana ngo ibintu watubwiye ko dupfuye tutabibonye, ahubwo bakomezaga kwizera ko Imana yabasezeranije izabikora nubwo bazaba batakiriho. Bijya bigora abantu bamwe gutegereza isezerano rimara imyaka, ariko irizasohora n'umwuzukuru wawe atakiriho, kuritegereza ndetse rikagenga imibereho yawe, rigatuma wemera kugira ibyo uhomba ukabaho nk'impunzi, kandi wari ufite igihugu cyawe. Bisaba kwizera gukomeye. Ese ubasha kwizera ko Imana izasohoza isezerano yaguhaye nubwo uzaba utakiriho? Ese ubasha kubyizera bihagije ku buryo byagenga imibereho yawe n'ibyemezo ufata, kandi nta n'agacu na gato uzarinda upfa ubonye ko gusohora kwabyo? Aburahamu yizeye Uwiteka, abaho agendera ku isezerano azarinda afata abonye, ndetse n'umwana w'Isaka n'umwuzukuru we Yakobo bakomezaga kugendera ku isezerano ryahawe umubyeyi wabo, akarinda afata aribonye, ndetse nabo bagapfa nta gacu ko gusohora kwaryo, nyamara bagakomeza kuryizera. Biberaga mu mahema bakarinda bapfira muri yo nk'abatagira gakondo, nyamara bagakomeza kumvira Imana yabakuye mu gihugu cy'iwabo. Ijambo ry'Imana ritubwira ibanga ryatumye Aburahamu abishobozwa, kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro, uw'Imana yubatse ikawurema. Abahora igice cya 11 umurongo wa 10. Kubaho ntanze agira, akarinda apfira mu ihema akarisigamo umwana we, nta kibazo kinini byamuteye, kuko inzu yari afitiye inyota yo kubamo ntiyabashaga n'ubundi kwiyubakira ubwe. Umudugudu yifuzaga guturamo si uwo mu isi usanzwe, ni uwubatswe n'Imana ubwayo. Gakondo yashakaga ntiyari iyo mu isi, yari gakondo yo mu ijuru. Igituma Abakristo benshi bagora gutegereza amasezerano ndetse no kwihanganira ibigeragezo, nuko imitima yabo yibereye mu isi, bagasa naho hariho bakeneye gakondo, naho gakondo yo mu ijuru ntabwo bayitindaho cyane. Bamaranira iby'isi bagapfa imitungo kuko ariho imitima yabo iri, kandi imitungo yo mu ijuru imitima yabo ntayizi. Niba turi abana ba Aburahamu, dukwiye kugera ikirenge muke, tukemera kuba mu mahema dutegereje umudugudu wubatswe n'Imana. N'umwami wacu ubwe yapfuye ntanze atunze, nta mitungo afite mu isi, kandi ari we nyir'isi n'ijuru. Isomo yadusigiye muri ibyo ni uko ibyo ari iby'agaciro gato cyane, ku buryo atari ibikwiye kuduhangayikisha, kuko umudugudu wacu ari wo dufitemo ubutunzi, atari uwo mu isi. Dushobora kubibona cyangwa ntitubibone, igikomeye ni uko dutegereje umudugudu wubatswe ku mfatiro, uw'Imana yubatse ikawurema. Uwo ni wo gakondo yacu, aho niho tuzatura tutakiri abashyitsi. Dusenge. Mwami Yesu, nshoboza kumenya ko ndi umusuhuke n'umushyitsi mu isi, kandi ko imitungo yanjye nyakuri iri mu gihugu cyo mu ijuru. Mu izina ryawe Yesu. Amen.